gusa uyu munsi mbazaniye itangazo ryerekeranye n'iyi YouTube channel yanyu nanjye dufatanije n'ubundi byose n'ibyanjye namwe. Itangazo rero mbazaniye rirebana n'iyi channel yanyu nuko nashaka kubamenyesha ko hari utuntu twavutsemo kuri iyi channel yanyu, ariko ibintu biri gukurikiranwa nta kibazo gihambaye cyane kirimo, nta bintu bitabonerwa ibisubizo, n'ubundi ntago tuba twarabivukanye. Nashaka kubamenyesha ko guhera uyu munsi hari channel yindi ngira ngo muri kuyibonamo aho ngaho ariyo igiye kugicaho ibintu byinshi cyane. Iyo channel igiye kugicaho ibintu byinshi, nabasabaga rero n'ubundi ko nkuko mwagaragaje urukundo kuri iyi channel ya mbere ya Rock Entertainment mugakora subscribe kugeza tugejeje bano subscribers bangana gutya, nkuko nabashimiye na mbere. Ni ibintu byiza kandi mwanyeretse ko hari urukundo rwinshi mufitiye ibyo dukora. Nabasabaga rero uyu munsi byanatangiye, iyo channel yindi muri kubona hasi ntago ndi bubatindere, mbizi ko umwanya wanyu namwe uhenze. Iyo channel yindi muri kubona hasi mugende muyisearching, mukore subscribe. Hano hasi muri comment ya mbere ndaza gushyiraho iyo link, muyikandeho mubone iyo channel. Tugiye kujya dushyiraho ibintu, hagiye kujyaca ibintu byinshi cyane. Nimba akundaga ibikorerwa kuri iyi channel, hari ahantu naho kwiye gukandaho tugakomeza tukajya twibanira nkuko byari bisanzwe, ndetse no kuba byarushaho. Hari ibintu bikiri gutunganywa hano ku buryo byaba byiza. Amakuru menshi muri no minsi n'ubundi nimba wakundaga ibikorerwa aha uraza kubuyasanga hariya. Reka mbashimire, nizeye ko n'ubundi turi buze gukomeza tukabana nk'ibisanzwe, nta kintu kiri buze guhinduka. Ndakeka nawe ano makuru atari ubwa mbere uyumvishe, ndetse abantu benshi bagiye kubona bayakubwira, ndetse ujya kubona banayakumvisha, uyumva no kuri radati channel ya Rock rwose ikomeje kubura irengero, ndetse ngashobora no kubona we rwose yiburiyeho control. Ese ibi bintu nawe warabyumvishe? Niba utarabyumva rero sobanukirwa cyabiteye hano rwose. Rock murabizi neza ko yarafite channel ihambaye, iyi channel rwose yari imaze kugera mu bantu bayikurikirana benshi bagera kuri 1,390,000. Ahanga niho yayibuye rwose, biza kurangira Rock nawe ubwiwe rwose aje gukora aka video gatonya cyane, aravuga ati channel yanjye rwose yavutsemo akabazo gatonya, ndetse yaje no kuba yaburirwa control, ndetse iza gutuma ako kabazo kadufasha ndetse kanadutwara umwanya wo kugenda tugakosora. Ariko rero abantu benshi bari babigize saga ndende, babigira inkuru ihambaye, baravuga ati ese aka kabazo gato nyine niko katuma Rock ahita bura ino channel. Ndetse Rock niwe byahise bituma akora ino video tumaze kubereka, igaragaza yuko rwose kirabiranya nawe yari yaje afata epomaka yiwe aravuga ati ndeka rwose mbabwire ukuri, reka nkwisore bareke kugomeza bababwira ibyo bihuha. Rero uyu Rock yaje arabwira ati rwose channel yavutse akabazo, ati ibintu si byacu, ariko nanone ngo mukande subscribe mukomeze mu nkwekene nkuko mwagaragaje urukundo cyane. Ariko ibi yabivuze asa nkaho iyi channel yiwe rwose yari yagiye cyangwa se itari ihari, ariko wabonaga ko channel yiwe rwose mu gihe gito nyinyaje kuba yagaruka. Ubu ngubu channel ya Rock yamaze kuba yayishyira mu biganza bye, gusa abantu benshi ntago bari kubyumvisha, nabwo bari kubitekerezaho neza, kuko ni ibintu bitemwe birasoundinga neza, ariko rwose ni ikintu kiri kugaragara neza, n'ibintu byashimishije uyu Rock kirabiranya, kuko byamusubije rwose ubwigenge kuri iyi channel yiwe rwose, aho arimo aragenda asobanura ndetse anatanga inkuru nk'ibyigisho yatangaga kuri iyi channel. Abantu benshi rero mumukunda, ngira ngo mwagiye mutangira kubibona ko arimo arayikoresha ino channel yiwe, yamaze kugira ibihumbi rero 1,400,000 by'abamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Rock rero yaje no mu bantu bahatana rwose, mu bantu bavuga ndetse atari abahanzi nyine bakurikirwa cyane, ndetse banakurikirwa bafite na miliyoni hano mu Rwanda, nawe yabashije kuba yakandagira. Gusa ikintu cy'ingenzi rero utagenda utumvishe ndetse utanacyumvishe bitaba ari byiza kuri uyu musobanuzi cyangwa se kuri iki cyamamare tuzi. Rock ni icyamamare turamuzi ndetse aranarenze, n'ababihakanye rwose sinzi uburyo baba babigenjeje. Gusa nge hari ikintu kimwe ngiye kukubwira, ugomba gucungira kuri Rock, ndetse ugomba no kwitondera kuri uyu Rock wanyu. Nuko mba mbona abantu benshi banamukunda cyane, bakamwandikira mu mastati ndetse no mu biganiro agenda akora. Ndabizi ibiganiro Rock yakoze byarakunyuze ndetse biranagushimisha, bituma unamukunda cyane, kuko yavuze ati nuze kugenda utibagiwe rwose, nuze kugenda udakoze kano kantu, cyangwa se nuze kwigwa gukora kano kantu, kuko ni ingenzi. Rero uyu Rock kirabiranya hari ikintu kimwe cy'ingenzi
uba wakagombye kumumenyaho nk'umuntu ukunda cyane, nk'umuntu uhora ujya kurebera video ze buri ko asohoye video kavuga ati reka nze nyirebe cyane kandi reka nze na subscribingeho nkore like nkore comment. Ikintu kimwe utakagombye kumenyaho nuko Rocky rwose ari umugabo wihahiye, umugabo ukomeye cyane ndetse utavogerwa, ni umugabo rwose wamaze kubaka igikundiro mu bantu benshi cyane, kuko bigaragara no ku bantu bamukurikira, mu bantu bamureba, filime ze zose zirarebwa cyane, zirakunzwe cyane, bisanga rero ari naho bituma arusha n'abandi basobanuzi cyangwa se mu bandi ba content creator no ku rubuga rwa YouTube gukundwa cyane. Rocky rero yaje kuba yatumbagira aho yaje kugira muri aba bantu bamukurikira 1,400,000 abigezeho mu gihe gitonya cyane rwose. Iki gihe gitonya byamufashije kuba yakigeraho binyuze muri filime nako mu biganiro yagiye akora ku rubuga rwa YouTube, ibirimo nk'intambara zagiye zituvuka muri ibi bihe guhera muri 2024 na 2023 kugeza n'isaha. Ibibazo rwose yagiye abivugaho, atangaho inkuru nko ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, nayo yayikozeho cyane, akora ku ntambara ya Congo FARDC ndetse na ntambara ihanyije Congo nyine igisirikare cya Congo ndetse na M23, ndetse avuga no ku ntambara yarijyanye na Cambodia na Thailand, ndetse niyabaye hariya mu gihugu cya Israel ndetse na Iran, ndetse mwarabumvishe cyane n'ibindi biganiro byose ajya akora ku bijyanye n'ubuzima, abantu benshi babimukundiye. Ndetse nawe niba utarabyumva wagenda ukabireba kuri channel ya Rocky yitwa Rocky Entertainment, wayisearchinga ukayireba. Ariko umuvandimwe nk'uko Rocky amaze kubivuga ati nuze kugenda udakanze subscribe, nk'uko werekanye urukundo kuri channel yiwe rwerekana no kuri iyi channel rwose ukana subscribe. Ndaje mu kanya twiganirire, ndaje dukomeze tuganire kuri aba bahanzi ndetse n'aba basobanuzi b'ibyamamare. Rocky turamukunda cyane twese, nawe niba umukunda nuze kugenda utabyanditse muri comment, wandike muri comment ati Rocky ni uwa mbere number 1. Ndaje mu kanya twiganirire. Njye nitwa Juxin Rami, murakoze cyane.